mbega urukobwa Wait a minute. Who are you? Rwanda haba ibyana kabisa. Hari nanjye nzajye mbyifatamo neza. Hajya jazina jya wa mukobwa bagita ngukira. Unaga amacinya ganje gitari nyibagiwe. Subu ngewe ubu nzafatwa hehe? Subu itabi bararisaba. Ariko nago nagenda ibintu byanzanye ntabibonye. Maze igihe narabishakishije Subu Seni wa mwana w'umuturanyi wanjye. Bitemwa bimeze bite? Ni sawa. Ndose uhugiye mu duki. Ibintu ndimo ndi kwirebera ibyana hano kuri chat bandi kwicatira. No kuno nabivuze ngewe. Warabivuze muze? Nawe sujya abana muze. Nasuze uko navuye pfiriya. Muri gicumba ari iki kinzanye nahanga. Zereka manze nkumve rero. Ndakubwiye ngo nimba ufite twatuntu twudukoresho ngo nimba abana bakunda kutwita uduki nyibutsa ariko wese muze nyibutsa twatundi tuba dupfunyitse ariko muze ntatwe manzi nyibutsa uratuzi yewe nimba ari tumeze gute cyangwa ushaka kutuvuga hagati aho ngaho rwose bivuge neza muze ugiye kujya abana se aho ngwita unandangira w'icyana cyiza kiri cyana cyiza se wabura umukobwa mu Rwanda hari ariko rero jya umanza wenda urugero narebe hano reba ibyana mba mpagaze nyine ubwo nanjye niyo mpamvu nanjye navuze ati ubwo reka nze ubwo izi ahantu navuye dore navuye hakugiriya reba kuri abantu byo burure pfiriye uje gushaka ibyana gusa niwo naturutse mvuga ati ariko muzehe ukagera ubwo se ndababona none ndagira ngo ungirire vuba izuba rigeze hera byandenganye wa mwana we byandenganye gira vuba nijendere muzehe uhe vuba kandi uje no kunyereka uwo nakubwiye nari mfiteho nka tubiri reka ntuguhereze erega nanjye umuntu tubona nshaka abantu bitwa ngo nk'abashushubi nanjye rega nkatwika nk'izamukira nibyo ngewe nshaka rero urabizi hari umukobwa uri haruguru nzakurangira ni 300 yonyine ndakubwiye ngo naka kanya nibyo byanzanye byaba saa 6 z'ijoro tugende reka nze tugende tujye kumureba ako kana ari kugomba kugura akantu muri aka kanya ndakubwiye ngo reka mboni hoho nzima maze wirebere tugende muze tugende ntabwo napfa kukakubwira nese umuntu wanzanye akanzana hano ubwo akaba arambwiye ati rero muzehe zamuka hano haraguru ubwo urebe uburyo ibintu byifashe ubwo yambe ukubeshya se ubanza atakubeshya none se ubundi ubu ibintu byanzanye urabizi ntabwo mbizi bimbwira bikubwira ubwo naje gushaka umukobwa dukundana none se nibyo byanzanye none se urama amafaranga angahe ndaguha amafaranga 2,500 oyo ngewe urama turuwasi ndakubwiye ngo senkani ndayagura ikibiri wapi amafaranga turuwasa niyo makeya ntago na 2,500 nkubwiye bitishize ku izo mpamvu ako se ubu ntashye ntavuze ngo shushu uzi ko 2,500 atagura n'isabune 2,500 ntabwo agura isabune ahubwo kubera izo mpamvu ndayagabanyije kubera iki nkenye bibiri terega ubwo niba ari ukuyagabanya ubwo hogi maze iminsi narabuze ibibi shushu pe ndagukunda nanjye ndagukunda reka nanjye ibyo nibyo mba nshaka ariko ko aya mafaranga yanjye wayanyimye
hajya nangahe ni amafaranga turuwasa yonyine na 2.5 wapi ni turuwasa erega nanjye mba nijijishaga ngo ndebe ko 2.5 wayemera gaza raya turuwasa mase twigendere mba nkeneye agakamba n'ikiwiriti oya nabyagakamba subunda agoma kinyagange gitabi nayasize ndakubwiye ngo na 2.5 oya ni turuwasa gusa ni turuwasa yego ngo tugende ndayagura twigendere yego shushu